uwari best friend we, uwari inshuti ye magara niwe wamuciye inyuma. Ese mu by'ukuri ntitwaba twizera ababesto tugakabya cyane, bikaba byagera naho tubihomberamo bakaduhemukira? Nguhaye ikaze mu nkuru yacu nziza. Inkuru y'uyu munsi iraryoshye. Icyo nkusaba ni ukuyireba paka igeze ku musozo kugira ngo ubashe gusobanukirwa uko byagendekeye Sandrine, wari ufite inshuti ye magara, uwo yitaga best friend witwaga Josiane. Gusa ibyarangiye bibaye kuri bo ni ibintu bisekeje, ariko ku rundi ruhande byanababaje Sandrine. Ntucikwe n'iyi nkuru y'uyu munsi. Mu by'ukuri ni inkuru idasanzwe, nyemerera tuyumvire hamwe, ndizera yuko uri buze kuryoherwa. Ni inkuru yuzuyemo urukundo, ubugambanyi n'amarira menshi, ariko ifite igisobanuro cyimbitse ndetse rwose ifite isomo rikomeye. Reka twitangirire n'inkuru yacu. Yari umukobwa witwaga Sandrine, yari umukobwa ukiri muto, wasaga neza nimbikubwira ubyumve. Yari umunyampuhwe kandi rwose yakundaga abantu benshi, byumvikana ko yagiraga inshuti nyinshi ndetse n'abantu bamubona bakamwiyumvamo. Yari afite rwose n'indi nshuti ye noneho y'inkoramutima, uwo nakwita ko yari best friend wiwe witwaga Josiane. Bari baramenyaniye n'ukuri mu mashuri yisumbuye, wumve ngo barakundanaga, ubucuti bwabo bwari bwaramaze rwose kuba nk'ubuvandimwe. Sandrine rero amaze kurangiza amashuri ya kaminuza, nibwo yaje kujya mu birori, ahahurira n'umusore witwaga Eric. Byari ibyishimo bidasanzwe. Yari umusore uzi gutera inkuru, yari umusore rwose usetsa, wubaha abantu, kandi rwose yarateye neza cyane. Guhera ubwo ngubwo ibyari ibirori rero byahindutse ibindi bindi, batangira kujya bavugana buhoro buhoro, ubundi rwose bakumva barahuza, ibintu bitangira kuza. Nyuma rero y'amezi make gusa, nibwo navuga yuko umwe yagize gutya agahamagara undi, bakongera bakibutsanya ibihe bagiranye, bityo urukundo rwabo rutangira gututumba. Bamwe mu by'umwihariko mu bababonaga bakomeza kugenda babibazaho, bavuga bati bariya si babandi twabonye muri bya birori twari twagiyemo. Byumvikana ko rero Sandrine na Eric bari bamaze kuba batangira umubano wabo. Mu by'ukuri urukundo rwabo rutangiye kugenda rufata intera, nyamara barahuriye mu birori. Mu by'ukuri Josiane we ibyo byose yabaga bizi, kuko yari inshuti ya Sandrine ya hafi, ndetse rwose wumve ngo Sandrine buri kimwe cyose cyamubayeho na Eric yahitaga yihutira kukibwira Josiane, kugira ngo yumve uko iby'urukundo rwabo rumeze, ndetse rwose yumve niba nta n'inama yabagira, dore ko Josiane n'ubundi yari inshuti ya hafi y'uyu mukobwa witwaga Sandrine. Mu by'ukuri yamugiraga inama kuri buri kimwe, ni nayo mpamvu nyine nta kintu na gito yari kumuhisha. Ariko mu by'ukuri ibyavuyemo nyuma nibyo byakomeje kugenda bitungura abantu benshi, bitewe n'uko byagiye bibagendekera. Igihe cyarageze rwose Eric atangira guhinduka, by'umwihariko akanyamuneza yagiraga iyo yabaga ari kuganira na Sandrine kagenda kagabanuka, dore ko yagezeho rwose agatangira no kujya asubiza ubutumwa bwa Sandrine nyuma, yewe akamara n'amasaha menshi atamuvugishije kuri telefone. Ariko buri gihe akaba afite urwitwazo rumwe gusa, amubwira ngo nari busy, ngo hari ikibazo nari nagize ku kazi, ngo niyo mpamvu ntabonetse. Mu by'ukuri Sandrine yageragezaga gushaka ubujyanama, kuko yumvaga hari uburyo cyatangiye kwiyumva, ndetse akumva nyamara Eric ashobora kuba hari icyamukinga. Mu by'ukuri ibi byose nubwo yageragezaga gushaka ubujyanama akegera Josiane, Josiane we yaramubwiraga ati ndumva rwose ibyanyu ntamenye ibyo ari byo, ariko rwose nkurikije uburyo Eric mubanye, ati rwose buriya bari stress y'akazi. Naho Sandrine akamubwira ati ariko se Josiane ko mbona Eric kimeze neza nka mbere, kunyitaho byaragabanutse, kumvugisha nabyo byaragabanutse, ati ubu koko ntiyaba koko hari uburyo agira gutya akanca inyuma cyangwa se akaba mbeshya? Naho rwose Josiane agakomeza kubwira Sandrine ati wowe wihangayika, buriya ni akazi kenshi kaba kamuhugije, buriya ndakeka ko azanabigusobanurira neza, ati ubwo muzongera kwihurira
imbonankubone. Mu by'ukuri aho kugira ngo amukangurire gushaka ukuri, yahoraga amwumvisha yuko nta Eric yakora kibi, by'umwihariko cyaba kigamije kubabaza Sandrine. Umunsi umwe rero nibwo Sandrine yagiye gusura Eric atamumenyesheje. Akimara kugera iwe nibwo yatangiye kubona amajwi atandukanye, by'umwihariko mu byaberaga mu nzu. Abantu bose bari bari aho ngaho b'abaturanyi nabo bari basa n'abahuruye, bibaza bati ese noneho ko kwa runaka twumvise hari urusaku rwinshi, byagenze bite? Sandrine rero mu kuhagera yarahageze nawe nyine abona abantu bashungereye, niko gukingura umuryango, arangije awusunika buhoro. Atungurwa n'ibyo yabonye, aho yasanze Josiane inshuti ye magara yambaye ubusa ihagaze imbere ya Eric, umusore bakundanaga, umusore wari waramusezeranije yuko atazigera amubeshya aniri na rimwe. Mu by'ukuri byari nk'inzozi mbi kuri Sandrine, dore ko Sandrine yahagaze aho ngaho ijisho rimwe rikarira irindi rwose rikuzura umujinya. Josiane we mu by'ukuri nawe byagaragaraga nkaho byamucanze, ariko yatinze kubona Sandrine. Ariko Eric we yahise amubona arangije arikanga. Sandrine kuvuga byaramunaniye rwose, buri jambo na rimwe avuga arahindukira aragenda. Mu by'ukuri ntabwo yari azi niyajya, kuko umutima we wari umeze nk'uwashwanyaguritse. Nawe urabyumva, gusanga umuntu mukundana aryamanye n'undi muntu mu buriri ni ibintu bigoye kuba wabibonesha amaso yawe, ndetse abenshi hari n'abava aho ngaho rwose bakaba bajya kwiyahura. Ese mu by'ukuri Sandrine we byakomeje bite? Mu minsi yakurikiyeho rero Sandrine ntabwo yigeze abasha kwakira uburyo yababarira Eric. Mu by'ukuri dore ko no gusinzira byari byaratangiye kujya byanga, aho rwose yajyaga gusinzira akumva ijwi rya Josiane wari inshuti ye magara arimuhamagara mu nzozi, aho rwose yagiraga gutya akarota abona amaso ya Eric arimo amucira urubanza, kuko Eric yari yaramuhemukiye bikomeye. Mu by'ukuri Sandrine yakomeje kuba mu bwigunge, atangira kwibaza niba ari we mu by'ukuri waba warabaye ikibazo. Ariko hari ikintu kimwe atigeraga ayiciraho urubanza, yaravugaga ati mu by'ukuri njye nagerageje kubanira neza Eric, ariko nababajwe nuko yagize gutya akanca inyuma, ndetse akanabikorana n'umukobwa wari inshuti magara yanjye. Mu by'ukuri ibi ngibi kumva ko nta kosa we yari yarakoze Sandrine byakomeje kugenda bimuha imbaraga, akomeza kwiyakira, ndetse rwose aboneraho no gutangira kwandika ibitabo ku byamubayeho, aho yavugaga ibikomere bitandukanye, ndetse n'uko yabayeho nyuma yo gucibwa inyuma n'inshuti ye yakundaga kurusha abandi. Rwose Sandrine yakomeje kugenda yiga ubuzima, nubwo byasaga nkaho bigoye, ariko buhoro buhoro byagiye biza. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo Sandrine ni umugore w'umunyabwenge usigaye yigisha abandi uburyo bwo gukira ibikomere, aho by'umwihariko yagiraga ati nta gitekerezo ndetse nta n'ikintu kibabaza nko kumenya ko wizeraga kurusha abandi bose rwose ari we uguhemukiye. Ati ni ikintu rwose kibabaza, atari ku kintu kibi kurushaho nanone ni ukuguma aho ngaho. Ati burya rwose uko byamera kose nubwo byaba bikomeye, igihe cyose haba hari indi nzira wanyuramo ukagera ku byishimo ndetse ugahindura ubuzima ubayeho. Mu by'ukuri Sandrine we avuga ko yamenye ko urukundo nyarwo rutangwa n'abantu b'inyangamugayo, kandi ko rimwe na rimwe atari abanzi babica gusa, ahubwo burya mu by'ukuri n'inshuti zigira gutya zikaba zakugambanira. Nanjye rero nakubwira nti burya iyo ukunda umuntu ujye ugerageza ukunde n'ubwenge, ndetse rwose urebe umuntu mukundana ese ateye ate, akora ibikorwa bimeze bite, ugerageze nyine umukoreho isuzuma ubimenye neza. Kandi burya nujya wizera ujye wizera, ariko nyine unagerageza, kuko burya hari igihe umuntu umuha icyizere cyose ariko akagira gutya akaba yagutenguha. Biba byiza rero iyo umwizeye ariko ukajya unagerageza kureba uburyo abaho kugira ngo ukomeze urinde icyizere
icyizere wamugiriye, kuko iyo utabikoze gutyo hari igihe ushiduka yagutengushye, kandi burya igihe cyose wababaye ujye wibuka ko ushobora no kongera kuba mushya ukaba wabona ibyishimo. Ndagushimiye rero kuba wabanye nanjye by'umwihariko muri iyi nkuru ya none. Niba ari ubwa mbere warunkurikiye ushobora gukanda subscribe ndetse ugakora no kunzogera kugira ngo tujye tubana n'ubundi mu nkuru zacu zitandukanye mba ngutegurira ndetse nkakugezaho buri wa mbere, buri wa gatatu na buri wa gatanu kuri YouTube channel yanjye yitwa Bene Press, aho nkomeza nkubwira ko buri nkuru yose ari isomo rishya mu buzima bwawe uba utangiye cyangwa se uba ukomeje nyine kuba wabamo bitewe n'ibyo umaze kunyuramo.